Amahoro y'Imana abane namwe nshuti bavandimwe mudahwema gukurikira umuyoboro wacu wa YouTube Gusenga Imana Imwe TV. Turagarutse rero kugira ngo tuze gusubiza bya bibazo 125 kabishize muri episode cyangwa mu dupariti. Ikibazo tugezeho barambaje bati nabahe bashehe mu Rwanda. Wambajije batatu nireferaho bara nk'ikitegererezo. Igisubizo cyawe ngiki, jewe abashehe bose bo mu Rwanda ndabemera, umuntu wese uzika afite ubumenyi, afite idini, ndamwemera cyane ijana kurindi. Ariko hari abantu batatu wambashije ngira ngo ngusubize. Uwa mbere ni nyakubahwa mufti w'u Rwanda Shehe Musa Sindayigaya. Shehe Musa Sindayigaya burya ngewe mwireferaho cyane, agakantu muzanagakateho mukamunyerekere mumubwire ko hari umuyisilamu ugukunda kandi yifuza yifuza ko muzaganira mukajyana ikiganiro. Namukunda cyane nka mufti w'u Rwanda, Imana yaramutoranyije iramuduha nk'abanyarwanda, abayisilamu bahehe bo mu Rwanda. Rero niyameza commentaire zanyu mvuga ngo nugucinya inkoro ngo nuko mvuze Musa mufti w'u Rwanda. Oya, jewe n'ubuzima busanzwe atana n'abashehe atana n'abanani mufti naramukundaga cyane. Rero abaye nyakubahwa mufti w'u Rwanda, respect him, mugakateho nibura agakantu. Inshallah ta'ala nzabonane nawe tuganire tugirane ikiganiro inshallah ko ndamukunda cyane. Wa kabiri ni nyakwigendera ntawe ugihari, ariko Allah subhanahu wa ta'ala mworohereza hari. Ni muzehe cyangwa se ni sheikh, yari sheikh Nduwimana Shabani, nawe rwose mwireferaho nkumva yari umushehe mwiza nakundaga, Allah subhanahu wa ta'ala mworohereza. Uwa gatatu bamwita Kabiriti, ndagusuhuje n'awahuri, ndakwemera inyigisho za utanga Sheikh Kabiriti Othman, nawe ndagukunda cyane. Ngabo abantu batatu nireferaho mu buryo bwimbitse, nkunda cyane, numva nkunda cyane. Apana bamwe b'amatiku, bamwe batongana, bamwe bavuge amagambo abo batatu ko kuri kwanjye niyo mahitamo yanjye. Okay, kindi kibazo barambajije ngo mu Rwanda, ngo nabahe bayobozi wumva nkunda. Jewe abayobozi bose bo mu Rwanda ndabakunda, ariko ni nkuko nagishubije haruguru, ariko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ndamukunda ku rwego rwo hejuru. Ndamukunda, aduhaye umutekano, yaduhaye byose mbese. Rero nyakubahwa perezida wa Repubulika, abayisilamu turagukunda, n'abatari abayisilamu baragukunda, ariko by'umwihariko ngewe ndagukunda cyane. Wa kabiri arabatungura cyane ni Mutwara Sibo unyobora n'inzego z'ibanze. Mutwara Sibo unyobora nawe burya ndamwemera cyane. Ayo siyo mahitamo yanjye wambaje singusubije. Kindi kibazo warambajije uti kuki abayisilamu, wakibajije mu mvugo itari nziza ngira ngo ukosore, kuki abayisilamu bahenura. Muvandimwe n'abandi bumvireho, ntago duhenura, ahubwo turubama. Ibyo ngibyo uzabisanga muri muri Mariko igice cyaho cya 14 murongo wa 32 hazagusobanura Yesu yari kumwe n'abigishwa be, ajyana Petero, Yakobo na Yohana n'abandi. Yari afite agahinda kenshi kenda kumwica, hagaritse umutima cyane, yubama hasi arasenga avuga ati databuja, iki gikombe kindenge niba uko nshaka ngo ushaka. Rero gusenga twubamye tubikomora ku ntumwa Isa ndetse n'umwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barambajije bati rero mu buzima bwawe bwa buri munsi inshuti yawe wumva yakadasohoka ni iyihe? Inshuti yanjye yakadasohoka ni Allah, ariko hari umuvandimwe nanjye numva ajya nkora ku mutima, amwita Niyonzima Kusai, nawe ndamwubaha cyane. Ngo rero utaha nzasubiza ibindi bibazo nabonye mwambaje, ibindi bibazo mwambaje birakomeye cyane, ariko nabyo nzabisubiza kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Mukore share, comment, subscribe kugira amagambo y'iteka Allah subhanahu wa ta'ala agere kuri bose. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.